ku buryo nyine bazajya mu rukundo ntuzabagahararo babane paka abantu bakunda kwiruhukira nyine dore kumwe n'umufati nawe bavuga ngo urukundo ni impumyi kugeza n'isange na Hi guys, muraho neza, mumeze mute aho ngaho muherereye mwese? Twe hano tumeze neza, twagarutse ariko yacaro yanyu mukunda cyane ariyo na Dijo. Twagarutse rero tuje kugira ngo tuganire mu bintu bitandukanye. Tumaze iminsi turi mu gikoni ku bantu bari babyifuje, ariko n'ubundi ntabwo tubirekeye aho ngaho, turacyashaka no kongera kubatekera ibindi biryo by'ubwoko butandukanye. So ndi kumwe na mugenzi wanjye Nadine. Umeze neza? Meze neza cyane. So rero guys, turacyabakunda, turacyashimira abantu bose bakomeje kutuba hafi, bari gukora subscribe, bari gukora like, comment, share, hanyuma no ku muntu mushyashya uje kuri iyi channel utubonye ubwa mbere, kugira ngo ukomeze uzajye ukurikirana ibiganiro byacu, ukande kukazogera, ukore subscribe, hanyuma ukande kukazogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu ku gihe. So guys, ikaze rero mu biganiro byacu, ndi kumwe na Dijo, nawe yabasohoza. Ya guys, nzere ko meze neza, tugiye komeza rero tubana mugani, tumaze igihe turi kwereka mu gikoni, ariko twagarutse byose turaducishamo hose, tugende turebera hamwe mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kubaganiriza kuki guys, uyu munsi tuje kubaganiriza ku bijyanye n'ikintu bita urukundo. Nta muntu utagira urukundo muri we, Imana yaturemanye urukundo twese muri rusange. Rero hari ukuntu umuntu aba yifuza kuba yajya mu rukundo rurambye, sibyo, rutaragahararo. Hari ukuntu abantu baba barahuye n'abantu akagera mu rukundo azivuga ati uyu muntu byibuze Mana mbonye umuntu noneho tuzarambana mu rukundo, tuzakomezanya. Nta muntu utakwifuza kuba yajya mu rukundo cyangwa yaba afite umuntu akunda nawe umukunda, hanyuma ibyo bintu bikazaramba, atari ibintu by'agahararo biri aho ngaho gusa. Ejo ugasanga wagiye mu rukundo wababaye, ejo byagenze gutya, wagize amahitamo mabi y'urukundo, ugasanga nyine birababaza cyane. Niyo mpamvu rero uyu munsi twaje aha ngaha nka na Dijo kugira ngo tubaganirize bimwe mu bintu umuntu ashobora gukora kugira ngo asigasire urwo rukundo, akomeze yumve nyine ko ari mu rukundo ku buryo ruramba. Niba ufite umuntu w'umufiyanse mukundana, uvuga ati murakundanye, mutenge intambwe, murabanye, doke n'abantu babana bari mariye, bafite urugo, bafite abantu babakunda, ku buryo nyine bazajya mu rukundo ntuzabagahararo, babane paka. Mu magambo make tugiye kurebera hamwe ese ni ibiki twakora, cyangwa se ni ibiki wakora wowe ukiri muri relationship, even n'uwashatse. Ni iki wakora kugira ngo ubashe kugira urukundo rurambye kandi wumva wishimiye. Nibyo rero tuje kubaganirizaho guys, namwe mwandika muri comment mutubwire. Nta muntu rwose mbihamijeho, ndabihamya 100% ko nta muntu utifuza urukundo rurambye. Kubona umuntu w'umusaza n'umukecuru bafite imvi bagikunda ni ibintu byiza cyane umuntu wese yakwifuza. Turi hano rero ku bwanyu kugira ngo tugende tubaha tips twatuma buri wese agenda yiminjiramo n'agafu ku rukundo wari ufite, wiminjiremo agafu kugira ngo ukomeze utume urukundo rwanyu ruba strong. Guys, ikintu cya mbere rero twababoneye ni ikintu bita urukundo rw'ukuri. Urukundo rw'ukuri, apana kuvuga ngo mu magambo ngo urukundo, ubwo ni urukundo muri generale, izina nyine ry'urukundo, ariko urujyo turi kuvuga twabasacingiye, twababoneye ni ukugira urukundo rw'umwimerere ku muntu, utagendeye ku kintu, utagendeye ngo ku bantu bavuze ngo ugomba gukunda uyu muntu, utagendeye ku bafamiye yavuze ngo ugomba gukunda, ahubwo wowe ubwawe n'umutimanama wawe ukubwira ati uyu muntu uramukunda. Nimuze kuganiriza umutima, umutima wakubwira ati koko uyu muntu koko ndamukunda cyangwa se mukunda. Akenshi uzasanga
rimwe na rimwe umuntu ajya mu rukundo bitewe n'impamvu zitandukanye. Wowe ikintu cya mbere cyagufasha kugira ngo ubashe kuba waba mu rukundo nyine rurambye ni uko ujya muri relationship cyangwa se ugakundana n'umuntu wumva ko umukunze kuko byanyabyo, atari ukuvuga ngo ukunze umuntu kubera yuko wenda inshuti zambwiye ngo uyu nguyu ngo afite look nziza, bijya ugakunda umuntu uvuga uti ndamukunda n'umutima wanjye wose, atari ukuvuga ngo hari icyo umukurikiranye kuko akenshi iyo dukurikiye ibintu ku bantu birashira igihe bikarangira, kandi iyo birangiye biba birangiye ugasanga bamwe bavuga ngo ni urukundo rw'agahararo cyane. Urukundo rurambye apana urukundo rw'agahararo, rusaba urukundo rw'ukuri nta kindi kintu na kimwe ugendeye, urukundo ruri mu mutima wawe gazi muri kubyumva, urukundo rwawe rw'umwimira uvuga ati ntimubizi se ukaba umuntu yakunda umuntu kenda no gusara kenda kumusarira, cyangwa reka tureke kuvuga no gukunda umuntu no gukunda ikintu kumva ukunda nk'ikintu, urwo ni rwo rukundo turi kuvuga, apana urukundo bakwigishije, apana kuba Nadine mugenzi wanjye akunda uyu muntu nanjye ndamukunze, nyine urumva ibintu bimeze gutyo. Nicyo kintu cya mbere gishobora kuzatuma ugira urukundo nyine ruri forever, urumva rutaragahararo muri make. Nicyo kintu cya mbere twabona. Ikintu cya kabiri twabonye donc nk'abantu bakundana, ikintu cya kabiri twabonye ko bagomba kugira hagati yabo ukuri. Guys, muzi kuba umuntu akubeshye gato gusa umutera icyizere, sibyo? Abantu benshi bakunda no kwitiranya, ukabona umuntu atangiye kubeshya mu tuntu duto duto, wenda tuvuga niba uvuganye wenda na sheri wawe cyangwa se n'uwo muri kumwe mu rukundo, wenda nimba wakamubwiye ati wenda ndi hano, wenda ndi nko mu isoko n'urugero, cyangwa se hari umushuti ndagiye gusura, wowe mu cyimbo cyo kuvuga ngo hari umushuti agiye gusura ukamubwira ati wenda ndi mu isoko n'urugero, icyo gihe nabimenya azagenda gutakariza icyizere, kandi bihereye kuri twa tuntu duto ushaka kuvuga ati nagiye gusura nimba ari umushuti wawe koko, ntibigire icyo byangiza. Niyo wenda byagira icyo byangiza ariko ari ukuri akamenya ngo ukuri wenda turaza kubiganiraho bigende gutya na gutya, ariko nubwira uti narinda ahatariho narindi, ni utuntu duto dutoya bizarangira umudekurajije mu rukundo, avuga uti n'undi muntu turi kumwe ntakuragira, ajya avuga uti namwizerane, sibyo? Kandi nyine ikintu cya mbere kiba kinarenze ni uko umuntu akwizera, umuntu akwizera, umva akwizera ibintu byose, wumve ko ikintu cyose wakora abavuga ati uyu muntu ni umuntu wanjye kandi ndamwizera. So rero niyo mpamvu twabonye ko ukuri ari ingenzi, wongereho ingenzi mu rukundo. Ushobora kubwira umuntu, ushobora kuba umuntu ngo aciye aha, uramubwiye ngo uciye aha ngaha, wagera hano imbere ugasanga uhuye n'izindi mpamvu cyangwa izindi mpamvu nyine zituma uhindura ingendo, ntumubwire, ntabwo ari bubirote ko wahinduye, ariko se nakubona waciye aho handi kandi yakubwiye ko waciye iburyo ugasanga waciye ibumoso kubera izindi gahunda, utamuteteje ngo umubwire impamvu wahinduye ibyo ngibyo, azabirota, icyo gihe azagutera icyizere. Rero mu rukundo gerageza uko ushoboye ugire ukuri mu tuntu duto, mu kintu kinini, donc wumve nyine ko umuntu ukunze ugomba kumuha ukuri kw'ibintu byose kugira ngo urukundo rwawe rukomeze rwiyongere kandi rugere igihe kitarangira. Icyo cyari ikintu cya kabiri. Rero Nadine nawe yagenda tuganiriza tubwira ibindi. Ikintu cya gatatu, communication, kuganira hagati y'abantu bakundana. Uriya nk'uko wari ubivuze, nk'uko wari ubivuzeho, ntago buriya urukundo cyangwa se kuba uri kumwe n'umuntu mutajya mwicara ngo muganire, muvugane nyine buri wese amenye iki kiri kujya mbere kuri wowe, niki kiri kujya mbere kuri mugenzi wawe. Nk'uko yarabivuze, yego ushobora kuba mubwije ukuri ati ngiye wenda mu isoko, ariko bikaba ngombwa ugakata ukajya no kuri uwo mushuti wawe, urumva niyo ngera kuguhamagara utigeze umukominika ngo umubwire ati wenda byarangiye ngiye mu isoko, cyangwa se byarangiye mvuye mu isoko mutangiye kureba mushuti wanjye, umwongera kuvugana ukavuga ati nagiye kureba mushuti wanjye, ntabwo azumva ko n'undi mu isoko yigeze uhajya, azumva ko ari ibyo wamubwiye kugira ngo nyine umwikize cyangwa se umubeshye, kandi nyamara wowe ibyo n'undi wamubwiye ni ukuri, ariko bitewe n'uko nta communication iri hagati yanyu cyangwa muganire, bizatuma nyine hazamo ikibazo cyangwa agatotsi mu rukundo rwanyu. Hanyuma hari no kuba naguciye mu ijambo nkunganira, hari iyo communication
si communication yo iri outside wenda yo kumenyana sibyo, ahubwo hari na communication yo kumenyana, ukamwibwira akakwibwira mu buryo bwo kugira ngo amenye n'ukuntu agutwara sibyo. Buri kintu cya mbere kirenze umuntu uko yaba asa kose, uko umuntu wese yaba ateye cyangwa imico ye ko yabisa kose, iyo uyizi umenya n'ukuntu utwara uwo muntu, ukamenya n'ukuntu mugendana muri iyo nzira yanyu y'urukundo muri kujyamo. Buriya ushobora kubaho ukaza ukaba ushobora kuzajya uvuga cyane kandi ntabwo uzi ko uwo muntu ntabwo akunda umuntu usakuza sibyo. Icyo gihe rero bizasaba communication hagati yawe n'uwo muntu mukundana, n'uwo muntu mubana, kugira ngo umenye uko umutwara, umenye ese iyo bimeze gutya ni igiki nkora kugira ngo bigende neza, ese iyo bimeze gutya ni igiki nkora kugira ngo donc ibintu bigende birushaho kuba byiza. Communication iri mu buryo bwinshi kandi nayo ni ingenzi cyane mu rukundo. Ariko ibaze kuba uri kumwe n'umuntu mu rukundo ukaba ushaka kugira ikibazo n'inshuti zawe zindi akumva amakuru nyine ari guturuka we ntabyo uri kumva ibyo bintu. Niyo mpamvu rero nanone kugira ngo umuntu muri kumwe azabashe kukwisanzuraho ku buryo buri kintu cyose ahita akubwira, bizanyura muri communication. Urumva ko communication ni agati gakomeye cyane mu rukundo kandi kari mu bintu bigenda bituma urukundo rukomera, rukura, rukaramba, rukaba ikintu kinini cyane mu buzima bwanyu. Kandi urukundo burya ni akantu keza, harimo agasukari, harimo ubuki, utuntu twose twiza mu rukundo, ibintu byose byiza biba birimo. Ikindi kintu twabonye ni uko mu rukundo, kugira ngo urukundo rwawe rurambe rugire uburambe, ni uko ugomba kwita kuri mugenzi wawe, kwitana naho sibyo, habe mu buryo bwo kuba mu bintu bifatika, mu bintu bidafatika. Mu gihe mugenzi wawe yishimye, mu gihe mugenzi wawe ababaye, ukaba umuri hafi igihe cyose sibyo. Kwitana naho rero harimo kuba ushobora kumuha some cares, udukeya tumwe na tumwe, kandi ikindi niba yishimye mufashe mwishime, niba ababaye mube hafi, utume aruhuka, umuhe ama gift sibyo. Ntabwo mu rukundo utwo tuntu ni ingenzi natwo. Yamugiye uzi ko akunda gift, ushobora kuyimuha, akunda kwigendera, kumutemberera. Hari abantu bakunda kwiruhukira nyine dore kumwe n'umupatina we bakakikorera nk'urugendo runaka, ukavuga ati reka mufashe urugendo, niba ari siporo reka mufashe tujye muri siporo, tugende tuganira nyine, kubera ko uzi n'umupatina wawe. Ntabwo tuvuze ngo uzamuha gift y'ibintu biremereye, ibintu bimeze gute, niba binaremera n'ibyo akunda, ubwo nyine kugira ngo urwo rukundo rwawe rurambe, try your best, ubikore kandi ubikore neza. Rero kwitana naho hari igihe usanga nk'umuntu wenda tuvuge n'urugero ararwaye, ukajya wumva nyine vuba ati nawe ni umuntu yiyiteho, ariko wumve ko agukeneye nk'umuntu we ukunda akunda. Buriya nta muntu akuze kugira umuntu ukumva akabaye kose uravuga uti ari bunyumve, ari ukatuvuga uti aka kantu nahita nkamubwira kubera iki, kwa ko nyine uzi ko ibyo umubwira byose ababyitayeho, abiha agaciro, atega amatwi. Rero uko gukeyaringa wenda harimo ibintu byinshi ukamenya wenda ati mu gihe iki n'iki niba umupatina wanjye atavuga, I know ko wenda atari muri ndabizi ko niyo atabimbwira uba arishimye, ndabizi ko nubwo atari kuvuga arababaye, nubwo ameze gutya nyine mukure muri iyo mode arimo, mushyire mu yindi mode. Ibyo nabyo biri mu kwita ku mupatina wawe. Rero nacyo cyari ikindi rero buriya ukagabanya judgment cyangwa se gucira urubanza umuntu muri relationship cyangwa se muri mu rukundo, uko ni ugutuma umuhora muzana ibintu by'ibibazo, wowe ufite utubazo, judgment. Ubundi akenshi umuntu ugira judgment nyinshi ahora agira compliment mbi sibyo, ahora nyine atekereza ibintu bibi, mugahora muri mu bibazo, mugahora muri mu biki. Ni ukurwanya izo judgment rero mu rukundo. Iyo umuntu akunda kujajinga biratuma n'umupatina we bari kumwe atisanzura, kubera ko avuga ati none arahita avuga ati nyine ahora yumva mu mutima we atari flexible, ahora yibaza noneho wenda akavuga ati wenda ati ubu none agiye kuvuga ati
kuba wenda nambaye ibi ntibajye kwita avuga ati hehe nyine ubundi muri judgment akenshi hakunda kuzamo ibintu biri negative, nta bintu biri positive akenshi uzasanga muri judgment. Niyo mpamvu mu gihe uri mu rukundo nimba ubona n'ibintu biri muri negative ugira uburyo ubivuga kugira ngo uburyo buri positive ku buryo bitazahita bituma partner wawe agira complex. Nimba nyine judgment ntabwo ari nziza mu rukundo, ntabwo iba nziza mu bantu muri rusange. guhora ujudginga ubundi umuntu uri gukora judginga akenshi nyine muzanabirebe namwe aba ari umunegativity. Judginga uri uvuga umuntu uvuga ibintu akenshi abivuga mu buryo bwa negativity, sibyo? Rero icyo nacyo ni ikintu gikomeye cyane gishobora gutuma urukundo rwawe ruramba kandi rukagira igihe kirekire wishimye umeze neza mu rukundo. Ikintu twabonye kindi ngira ngo ni cya gatanu, niba atari cya gatandatu, ni cya gatanu guys, ni cya gatanu, mutubwire nawe atari cya gatanu. Ikindi kintu twabonye cya gatandatu ni ikintu cyo kwihangana. Biba bigoye, ntabwo ari doke, nta nubwo biragoye kuko turabifite twese muri twe, sibyo? Ibyo bintu byose turabifite muri twe, ahubwo ikigoye nyine ni ukumva ko ugomba kubyapurika. Kandi nabyo ntabwo ari ibintu bigoye ku muntu ukunda. Noneho please, umuntu ukunda ufitiye urukundo, uzi ko agukunda, uzi ko umukunda, ntabwo icyo gihe ibyo bintu biba bigoye. Rero kwihanganirana mu rukundo, abantu babiri bakundana birenze kuba bakundana ariko ni abantu, sibyo? Bagira utuntu tumwe na tumwe batumvikana, ariko burya no kuba ukundana n'umuntu ntimugire n'utuntu mutumvikana. Uko kuba mutumvikana utuntu bituma mwicara hamwe mukagenda mukatuganira, hanyuma tukaza gukemuka. Ntabwo abantu babiri bagira ibintu batumvikanaho burundu. Ariko iyo bakundana utwo tuntu batumvikanaho uko twaba tumeze kose birangira batwumvikanyeho. Kubera iki? Kubera ko harimo kwihangana. Ushobora kwihanganira mugenzi wawe cyangwa akakwihanganira. Rero kwihangana none bituma ugira imbaraga zo kuba wababarira mugenzi wawe, ukavuga ati uyu muntu nkomeze sigasira urukundo rwanjye nawe mufitiye, nkomeze numve ko byibuze ibintu binaveho binarangire dutangire ibindi. Icyo gihe rero bigusaba kuba wihanganira mugenzi wawe. Kwihangana ni ikintu gikomeye cyane mu rukundo, kiba gituma mugenda musimbuka twa tuntu mugenda muhura natwo mu rukundo, hanyuma ubuzima bugakomeza kandi mugakomeza mukundana. Rero usibye no mu rukundo ahantu hose bisaba kwihangana. Ahantu bikunda kugora mu rukundo ko umuntu abasha kwihangana, akenshi abantu benshi bajya mu rukundo be expecting ibintu byiza gusa, kandi ntabwo byakunda. Igihe hajemo n'ibindi bitari biteganyijwe, nyine ugomba kwihangana. Erega ni naho ushobora no kurebera umuntu wawe akagukunda. Utwo tuntu twajemo nyine tudasobanutse, utamenya tuturutse he, tuvuye from nowhere, tukaza tukabikubitaho, ukavuga ati birarangiye, karabaye, birasandaye, ariko ukabona rwa rukundo mufitanye rutuma mwiyunga, wumva mukabiganiraho, mukabica amazi ibyo bintu byose bije, hanyuma mugakomeza ubuzima. Niho ubona ko umuntu agukunda cyangwa atagukunda. Nadine bamutse ufite nk'umuntu mukundana ukagira muri kesi runaka ishobora gutuma ababara, hanyuma ntagire kuba yakubabarira. Iyo agukunda ashobora no kukubabara atanabyumva cyane ibyo uri kumusobanurira, ariko kubera ko aragukunda kandi nawe ntibigume ku mutima avuga ati nubwo mubabariye ariko ka kantu karacyandi, akubabara yumva nyine birangiye. Niho rero ubonera ko umuntu agukunda. Utwo tuntu rero tuba tugomba kuza, ahubwo se uburyo mudukemuramo. Ubwo rero uburyo mudukemuramo haba harimo uko kwihangana no kwihanganirana kugira ngo mukomeze ubuzima. Niyo mpamvu nyine twatangiye tuvuga bisaba kuba ukunda umuntu byanye. Buriya ukunda umuntu kubera impamvu no kumwihanganira biba ikibazo gikomeye. Ariko iyo ukunda umuntu byanya kumwihanganira ni ibintu biba byoroshye cyane. None se uhere no mu muryango, mama wawe ashaka kugukosereza, papa wawe, sibyo, umuvandimwe umukunda kavuga ati bikarangira bikarangira. Niyo mpamvu ni kimwe no muri relationship, nimba ufite umupartner mukunde no kumwihanganira bizakorohera. Buriya ntago ikintu ukunda kukihanganira ntago byakora, sibyo cyane. Nubwo kwihangana bitabe nakorohera, ndumva rero ko nako ni akantu gakenewe cyane. Nubaho ukunda umuntu byanyabyo ariko utabasha kumwihanganira, hazaba iki? Bizasenyuka bya bintu byose mwubatse by'urukundo, sibyo? Bizasenyuka, uzaca aha nawe aca aha ngaha, kandi turi aha ngaha kugira ngo
tuganire twese muri rusange, tugende tureba utuntu tumwe na tumwe dushobora gutuma urukundo ruba strong, rugakomera, mukaba mwakundana, mukabana, hanyuma mukabyara, hanyuma mugakomeza mugakundana, mugasaza. Hari abantu baba bavuga ngo wenda hari umuntu ushobora kuza akavuga ati ibyo ngibyo muri kuvuga ntabyo muzi, dererere bababa, sibyo? Ariko we are here kugira ngo twese tuganire muri rusange, turebe si ibyo bintu tubikore. Se koko ufite umuntu ukunda bya nyabyo cyangwa ni agahararo? Niba ari agahararo, it's you. Niba ufite umuntu ukunda bya nyabyo, uzakora utu tuntu nawe, tuzagenda tukubakira, tuzagera dutuma urukundo rukomeza rugakura, sibyo? cyane Tugasaza mukazana imvi mugikundana cyane kuri nkunda ukuntu hari abantu njya mbona, hari family njya mbona barashaje bafite imvi, ku bundi udufoto n'ubu bakiri gusomana, bafite udufoto basohotse, bafite n'urwo rukundo. Rero nk'aba bantu bashaka kuza aha ngaha bakabaha ubuhamya ko ibyo bintu bishoboka kandi bibaho kandi binoroshye. ikindi kintu rero gishobora kugufasha kugira urukundo rurambye cyangwa se kuba mu rukundo rurambye, ikindi kintu cyagufasha kumva umuntu muri kumwe. Kumva umuntu muri kumwe ndi kuvuga ni hahandi buriya hari ukuntu ushobora kubona wenda tuvuge mu partner wawe agize nk'imico idasanzwe, sibyo? aho kugira ngo uhite uvugira hejuru umujaje nk'uko twabivugaga mubwira ati sundi ibyo ni ibiki n'ibiki, mujyane gahoro. akuzi ko wenda nk'urugero hari igihe ushaka kujya mu partner ukabona akunda nko gusinda, none yasinze bikakurenga, nawe ukabona nyine birarenza, aho kugira ngo utanye ibi ni ibiki noneho ibi nyine umubwire nabi, wamwumva mwakire, nubona inzoga zimushize mu vazise niki cyaguteye kunywa niki, kubera yuko hari igihe umuntu ajya no kunywa izo nzoga wenda bitari bisanzwe bitewe n'ibibazo bifite, kubera yumva nta muntu wamwumva. Rero niyumva utari kumujajinga gutyo azabuhuka, akubwire nyine abone ko hari umuntu afite wamwumva. Nimba ari ikibazo runaka, hari igihe umuntu agera mu kibazo abantu batari muri icyo kibazo bakajya bakubonamo, bakabona nk'umuntu utandukanye nyine, bakakubona kwa nk'ikibazo kurenzaho ikibazo urimo, sivyo? Rero iyo ufite umuntu ushaka kuboka ukamubwira ati nubwo ubona abantu bari kubifata gutya na gutya bimeze gutya, ukumva ko niyo yaba ari umuntu umwe, ukumva ko hari umuntu uri kukumva. Uzi ko hari igihe ugira nk'umuntu umwe ukumva ukavuga ati niyo abandi basigaye bose bantererana cyane, it's okay. Niyo mpamvu rero ari byiza kumvana mu rukundo. Oya rega icyo cyo ni ingenzi cyane, abantu benshi batajya bashobora aho kumva harimo no kuba wenda nk'umuntu akihutira kuvuga, sibyo? kubera kutumva umuntu, sibyo? akaba habayeho kesi, aho kugira ngo itware gake uganirize umuntu cyangwa witonde ubanze umenye impamvu y'icyo kintu, ahubwo wowe ukihutira kuvuga, ukihutira kuzana amahane. Icyo gihe rero nta nubwo uri gutuma uwo muntu nyine byibuze yitekerezaho nawe ubwe, sibyo? ahubwo uri kumudekuraje mu mutwe, sibyo? uri gutuma sinzi ukuntu nabivuga. Reba nk'ubu ngubu ukagira nk'akabazo runaka cyangwa umuntu mukundana akaba yakora aka kantu, sibyo? aho kugira ngo umenye impamvu y'ako kantu kabaye, ahubwo wowe ubaye wa mbere wo gusakuza, uzanye ibya hehe na hehe byose ukubise aho ngaho. Icyo gihe uzaba utumye atanakwitekerezaho, nawe amenye impamvu yabikoze uko nguko. kandi wenda iyo abanza kumenya n'ukuntu nawe ibyo bintu byabaye, ntabwo umuntu yakora ikosa cyangwa umuntu yakora ibintu bibi nawe ubwe ntabimenye, aba abizi nawe ko yakoze ikosa, sibyo? ariko se umuhaye umwanya wo kwitekerezaho, umubwiye neza ucishije make kugira ngo agusobanurire ibyo bintu binave mu nzira, cyangwa ngo uje usakuza utuye hasi wigambo utamenya ahantu bivanye. Icyo gihe rero urumva ko mu rukundo hatabamo ikibazo. Ushobora no gutuma umuntu akurebana nawe ati uku kuntu ntabwo ariko nari nkuzi, ugatuma nyine urukundo yaragufitiye rugenda rugabanuka. Ni igihe umuntu aba ariko akuza azi ko udashobora kumwumva, niba uri kuteye uzi ko umufate nadashaka kuboka nyine ngakubwira, bitewe nuko aza kukubwira ikintu ashaka kubwira ati ushaka kugenda ukamubwira ati baby bigenze gutya narakubwiye n'ubundi narimbizi ko utakitekerereza ibintu nyine. Icyo gihe rero ntabwo icyo gihe urumva hari ukuntu umuntu ushaka kuba mubana ukabona nyine iminsi iragenda irashira n'indi kaza indi igashira, ariko juste nta rukundo murimo, sibyo? muri aho nyine murabanye. Rero ntabwo kuvuga ngo abantu barabanye ngo bararambanye ngo
nta rukundo rurimo, ntabwo ari byo turi kuvuga aha ngaha, tuvuga abantu barambanye bari mu rukundo bakundanye bakurikiza utwo tuntu twose kugira ngo bakomeze benjoyinge rwa rukundo, kandi koko ni ingenzi cyane kuba ushobora kuba ubanye n'umuntu cyangwa uri kumwe n'umuntu mu rukundo mwishimye mumeze neza, bitavuze ngo ntabwo muca mu bintu bibi mu bihe bibi, oya muca mu bihe bibi ni ngombwa abari mu rukundo hari n'ushobora kuba wenda yumva ashaka kujya mu rukundo ya n'urujyamo uzagerageze imwe muri tips zishobora kugufasha ujye muri relationship witeguye ko ushobora kumva mugenzi wawe, witeguye ko umukunda bya nyabyo, witeguye ko nta judgment, witeguye kwihangana, witeguye utwo tuntu twose twagiye tuvuga. Hari ikindi kintu rero Nadine gikomeye kandi cyane, ntabwo hari igihe umuntu aba afite umuntu bakundana, afite umuntu babana yiyeguriye, ukumva ibintu byararangiye, ubuzima bwararangiye, ukagenda ukitwara nabi hanze, ukagira gute. Rero ikindi kintu twababoneye gikomeye cyane ni ukugira ingeso nziza, sibyo? Ni ukubaho nyine wubahisha wa muntu ukunda, wa muntu ugukunda, ku buryo niba atari naho ngaho apana kuvuga ngo ndahangaha ngo reka ngo hari abantu kandi ngo abantu baziranye na sheri reka nitware neza kubera abo bantu. Ibyo ngibyo ko ahantu hose uri umukandida w'umuntu ukunda, umukandida mwiza w'umuntu ugukunda, witware neza ku buryo n'ahantu hose ari hose bavuga ati wow, uwanyereka umugabo w'uyu muntu, sibyo? Uwanyereka umugore w'uyu muntu, uwanyereka umukobwa ukundana n'uyu musore, sibyo? Uwanyereka umusore ukundana n'uyu mukobwa. Icyo ni ikintu cyiza cyane ugomba guharanira no mu buzima bwawe busanzwe, bizakubahisha kandi byubahishe n'umuntu mukundana, n'umuntu mubana, ku buryo ahantu hose uzaba uri ujye ugerageza ugira imico myiza, ugira ibyo uvuga aho hantu bivugiye, nyine wumve ko ujye wumva ko n'umuntu burya uwo muntu twaje urukundo cyangwa twaje umutima, wumve ko akuri hafi, ari nyine muri kumwe, ku buryo igihe cyose ahantu hose uzajya uburi. Uzi kugira umupatina ku buryo ushaka kujya umupatina akatubwira kumbe nuriye uriya mwana ni umwana mwiza, we wari urumva ku mutima uhita wumva urwo urukundo ruraniyongera Imana n'igihe abandi barabeshya, sibyo? Biriyongera. Wari wagira umupatina ku buryo baza bakubwira cyangwa ukavuga uti yajya kuvuga ibintu ukavuga ati noneho mana yanjye singira ubwote mvaha hantu, none agiye kunsebya ati none ukajya uvuga ati mana naravuga iki nyine, cyangwa se ukagira nk'umuntu mwajya mu kirori runaka uvuga ati noneho banza ari gushaka abantu bari bumuntwaze kubera iki, inzoga cyangwa se n'indi mico, cyangwa se ukumva ukajya ugira isoni zo kuba wakekana umupati nawe mu nshuti zawe, akavuga ati none ninsanga muzi ahita ambwira ibyahe n'ibyahe. Urumva rero ni ikintu kiba kirenze cyo kuba icyo gihe hari ukudekuraje umuntu, hari no kumwakuraje. Kumwakuraje ni ubwo buryo bwo kugira ingeso nziza ahantu hose uri, ukamenya ibyo uvuga mu bantu, ukamenya uko witwara, ukamenya uko wambara, ku buryo umuntu wese akubona avuga ati wanyereka umuntu bari mu rukundo. Ariko icyo kintu ukuntu kiba gikomeye, ni ikintu rero nawe ubwawe ugomba kwitaho, ukabyitaho ukavuga ati reka imbaha ngaha mpagarara aha ngaha muhagarare umuntu dukongera urukundo cyane. Kandi n'igihe ushobora kuba ufite umupatina bitewe n'ukuntu azi imico byawe, bitewe n'ukuntu azi witwara, hakaba hashobora guturuka umuntu nka hari akaba yaza akavuga nk'ibintu akavuga ati neba bitewe n'ukuntu yakubonye umuntu wanjye, sibyo? Asenda mbwira imiboro mbwiza ukuri, we ntabwo urabona umuntu ugahita wumva wifuje kubona umuntu bakundana, wifuje kubona umugabo we, wifuje kubona umugore we, sibyo? Iki kintu ni ikintu cyiza rero, wanyereka umuntu bakundana, wow, ikintu gishimishije iyo umeze gutyo witonda, nyine uri umwana mwiza, wiyubahisha, wubahisha n'uwo muri kumwe, ukubonye ahita yumva ko n'uwo muri kumwe byanga bikunda nawe ari umwana mwiza. Of course, niko abatekereza. So rero icyo nacyo ni ikintu cy'ingenzi cyane gishobora kuzagufasha kugira urukundo rurambye, rutari urukundo rw'agahararo, kuko wamukurikiye ibintu twagiye tuvuga. So ikindi kintu rero Nadine twabonye ni ikintu cyo kunyurwa. Icyo ni ikintu gikomeye cyane abantu benshi bamwe na bamwe badashobora, cyo kumva unyuzwe n'umuntu wawe, uri proud y'umuntu wawe mukundana. Yego urukundo, ubundi hari igihe bajya bavuga ngo urukundo ni impumyi,
kugeza n'isange ntabwo ndasobanukirwa iyo ni ikintu umugani ngo simbizi iyo mvugo icyo ishatse kuvuga cyangwa kugaragaza, kuko nyine ubundi urukundo wowe ni umutima wawe sibyo, ufite umuntu ukwerekezaho nyine ukamukunda tu utitaye kuri ibyo bintu byose. bavuga ngo urukundo ni impumyi, hari ibyo dukunda kwita defu, hari igihe umuntu akunda umuntu wenda wowe ukavuga uturamuntu sinamukunda biriya kandi ukabona uwo bari kumwe we yaramukunze byanya ibyo ahubwo ntibyakunze, kugira ngo rero ntekereza ko nk'uwo muntu ntabwo simba numva ni impamvu urumva nakagombye no kuba narashatse no kumenya impamvu yo kuvuga ngo urukundo ni impumyi sibyo, ariko uwo muntu iyo mico yo afite iragenda, wowe mukobwa we cyangwa we musore cyangwa we mugore cyangwa we mugabo wakunze uwo muntu ubibona ubizi neza, rero muri wowe Imana baraguhaye iki umutima wo kwihanganira ibyo bintu, ikabyakira ikabikunda kandi ikabyishimira. nyine niyo mpamvu niko mbyumva, niyo mpamvu numva itavuga ntabwo ari ibyo ifite iyo ability yo kuba kwakira ibyo bintu kubyakira ukabyanganira mu gihe hari benshi batabishoboye. Ikiba kirenze rero ni uko uwo nguwo nawe ibintu ashoboye wowe utabishobora, nicyo kiba kirenze, kuko Imana ifite ukuntu yagiye irema umuntu. Niyo mpamvu bivuga ati nuko nkuremera umugore ugukwiriye, urumva aragukwiriye umugore, uvuga ngo nyine uko kuntu mumeranye nimwe mukwiranye, nimwe muri kuzuzanya ibyo bintu byanyu mufite, iyo mico yanyu mufite nimwe muri kuyuzuzanya, birenze kuba iyo mico ari undi muntu ushaka kuyumva no kuyihanganira, ahubwo buri wese aba afite iki urukweto rwe rugenda rukamacinga n'iki ni cya kirenge cye sibyo rero nyine nicyo nari ndi kuvuga ngo kwiga kunyurwa umuntu wawe ukumva ko ari we muntu wawe sibyo, utavuga ntabwo icyo gihe ufite urukundo rwa nyarwo, urukundo wifuza kugira urukundo rurambye, ntabwo uba ugifite amaso areba ibindi bintu abandi bantu ngo wowe wumva wakunda uwo muntu, icyo gihe ntabwo uba ufite urukundo rwa nyarwo, ntabwo uba ufite nyine urukundo rurambye, wari agahararo nyine uba uharara ugenda ugakunda umwe ejo ugakunda undi ejo uba ugomba kunyurwa n'umuntu wawe, ukaba proud, yaba yambaye nabi yaba yambaye neza, yaba ameze ate, yaba apfuye ijisho simbizi, ariko ukavuga ati that is my man, that is my wife sibyo, cyangwa ni boyfriend wanjye, ibintu bimeze gutyo. Tugomba rero kunyurwa n'abo dufite kugira ngo bigende bituma tugenda tukugira urukundo rwa nyarwo rurambye, urukundo rurambye. Kandi koko I wish yuko ugomba kugirira umuntu ukunda, umuntu ugukunda kandi bikaba ari urukundo rurambye rutari urukundo rw'agahararo. Icyo ni ikindi kintu rero twababoneye umuntu agomba kwitaho kugira ngo akomeze atume urukundo rwe ruba strong, ruzabe urukundo rurambye rutagira imipaka. Ikindi kintu rero guys, ikindi kintu buri abantu bari muri relationship ugomba kumenya kurwanira urukundo rwawe. Of course ukurwanira urukundo rwawe rwarimo no kurwanira uwo muri kumwe mu rukundo, kubera ko nk'urugero hari abantu buriya batifuriza abantu neza, kuko ndi turi kugatisha kubareba ati yombege ko bishimishije ni abana beza n'iki, hagaturuka nk'umuntu from nowhere akaza akavuga ati uzi ko umugore wawe hari umuntu nzi byo bimeze gutya na gutya, kandi ubwo nta n'amakuru na make afite ahagije, cyangwa undi agaturuka satani arwanya urukundo cyane, cyangwa ukabona umuntu aturutse hari ati uzi ko umugabo wawe namubonye aha n'aha mbere yo kwita, hari igihe umuntu yumva ibyo bintu akahita asara, mbere y'uko wumva ibyo bintu ngo ubanze ubihe agaciro, ubanze wese umuntu wanjye turi kumwe ni gutya ameze sibyo. Hari igihe yego bishobora kuba ari ibyo, ariko akenshi ujye mumenya ko hari abantu batifuriza abandi byiza, cyangwa hari abantu batifuza kubona abandi bameze neza sibyo. Niyo mpamvu rero igakurwanira urukundo rwawe, ushobora no guhita umubwira ati ntukajye unzanira urwo sibyo, kandi iyo ntabwo ushobora kumubwira gutyo ntazagaruke, kandi n'ibyo bintu yakubwiye umubwira kudatega amatwi ibintu bibi, ariko ubundi gutega amatwi umuntu ukunda baraza bakakubwira ibintu bibi, nubwo rega byaba nabyo na dini sibyo, abantu ntabwo ari perfect sibyo, nyine ntabwo bari beza, ariko nubwo byaba byo gute uri kurwana wiroha ibintu mu matwi bibi, wenda tuvuge nta nubwo babikubwiye,
ushobora kuba yicaye nko mu bandi ukajya kumva bavuze nk'ibintu ukunda kumva ati nawe sibyo urabizi nturabibona na rimwe ntaki ariko akabishimangira yiga kurwanira mu rukundo nyine umuguti ibyo uvuga ubihagazeho ufite gihamya uzi ko ariko hari n'abantu basebya abandi bitewe n'impamvu zabo bwite cyane niyo mpamvu rero ugomba hari igihe nigeze kubona ni filime ariko ibikini ibintu bihari nyine bihari nk'umumama baza kumubwira ngo umugabo we nyine ngo yagiye mu kazi ngazana abagore mu rugo kandi koko byari byo cyane kuko urumva nyine ni filime niyo narebaga umugore yaragendaga umugabo nawe yagiye agahita asubira inyuma akaza mu rugo azanye abandi bagore mu rugo kandi batandukanye nk'umuturanyi akajya wabibona akagenda akabibwira madamu yagiye mu kazi yaza akabimubwira umugore ati tasi sinyine ko ibyo bintu wabuze akazi ukora wabuze iki wa mbere bite niba binahari nta kibazo it's okay ubundi akagenda akinjira agasuhuza umutware we bisanzwe nta n'ikibazo kirimo urumva rimwe nyine umugore avuga ati ariko reka nzirebera ibi bintu kuko nzibonera arabyibonera arakomeza arabirenga urumva akomeza avugisha umutware we noneho birangira ahubwo aca bugufi arabimubwira amubwira ati amaze iminsi abibona ariko abimubwira ataba yego pe biragoye kubyumva ku muntu ukunda kuba byaba bimeze gutyo biragoye kubyumva ariko nyine nanone uburyo bwiza bwo kuba wabikemura ntabwo ari uburyo bwo kuba bakubwiye ibyo bintu mu matwi yawe biragusajije urasakuje uteye stress umuntu wawe nta nubwo azabona n'uburyo bwo kwikosora nta nubwo azabona n'uburyo bwo kuba ibyo bintu yabireka ahubwo ushaka kumutira stress ubwo se n'umutira stress noneho akigendera akisangira babana akagusigira urwo rugo rwawe uzaba wungutse ariko nanone yego ndabyumva cyane biragoye ariko nibwo buryo bwiza bushoboka bwo kuba wakemura ibyo wenda kuri niyo pati yo kuvuga ngo bakubwiye amabwire n'iki ushobora rega no kuba uri kumwe n'umuntu mu rukundo umuntu akaza cyangwa n'abafamili cyangwa akaza akamukwangisha atari no kuvuga ngo akajya nakubwira wowe ibintu akavuga ati reba ukuntu agenda reba ukuntu igagusapotinga umuntu muri kumwe nibyo byiza kuko ibyo nakunze ukuntu agenda ukambwira ko wowe ubibona ubona ari bibi ukambwira ati wowe ubona ari bibi sinzi impamvu njyewe mbona ari byiza atari no kuvuga ngo hamwe ngo yakoze ari igihe umuntu akwangisha umuntu cyangwa akaza akakubwira ibintu biri negative kuri relationship nawe ibintu ubona kandi nyamara we nta kintu bigutwaye ariko kuko ubona ko mugenzi wawe hari icyo bimutwaye nawe ugiye kwiyumvisha ko hari ikintu uyu ugomba no kumuvuga neza mu bandi tuterwa uri mu bandi ntahari bari kumuvuga nabi nawe ukunganamo nabi ukumva ibyo wanjye ndamuzi buriya ijambo agiye kukuvuga tayari atavuga iryo jambo wowe namaze kukumvisha ko mba nahabwenge ntabwo naho nyine umuvuga neza niba muvuga nabi mudefanda umuvuge neza niba ushaka nawe ubibona ko ibyo bintu atari byo mu bandi wimuvuga nabi ahubwo muvuge muri kumwe umubwire ibyo bintu bitari byiza ariko utamuvuga nabi uko ukomeza kudevelopa izo negativity wowe ubyita ngo bizakomera bizagenda bikura bigereho nawe ubwo tsundi uyu muntu biteze kwera wumve ntago ukiri type yewe ubwo rero icyo nacyo cyari ikindi kintu cyatuma urukundo ruramba turabifuriza kugira urukundo rurambe guys kuko biba ari ibintu byiza cyane birenze kandi kuko tubyifitemo byose biri muri twe nitwe tugomba kubikora sibyo ukihangana ukagira ingeso nziza ukarinda umuntu wawe izo zose ni ingeso ukagira communication hagati yawe uwo muri gukundana ukagira ukuri ugahana amakeya urukundo keya zigenda zongera urukundo kandi keya ntabwo ari ukuvuga ngo ni amafaranga cyangwa ni ibintu bikomeye cyane keya ni utuntu duto cyane kandi natwo tugenda twongera urukundo hari iyindi wabonye Nadine ibindi tuzagenda dukomeza tuganira nawe ariko watubwira muri comment ikindi kintu urumva nkatwe nicyo twababoneye sibyo nuko twifite nawe rero muri comment ushaka kwandika ukatubwira ati hari akandi kantu mwibagiwe kandi turabizi birahari byinshi cyane ariko
tumwe mu tuntu dukomeye cyane ntabwo byose twari tunabivuga ubu ngubu bibe birarangiye ni byinshi pe ni byinshi niba ari ibyo uzi nawe wabisangiza bagenzi bawe binyujije muri komenti ariko nyine bimwe muri ibyo kandi by'ingenzi ibyo twababwiye gukunda umuntu akumva ko akunzwe ariko nawe wiyumve ukunzwe ukumva ko ukunzwe koko muri bimwe bishobora kugufasha kumva wishimira urukundo kandi rukanamara igihe kirekire. Guys rero mwakoze kudukurikirana, so then turi kumwe no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Yes, so then see you. Turabakunda cyane abana Dijo, mugiye mukomeza muturebera ibiganiro ukirebe gitangira ukirangize, hanyuma ukore like niba wagikunze, usharinge mugenzi wawe kugira ngo agire nawe yungukirwa tumwe na Dijo iba yaguteguriye. Guys turabakunda rero naho butaha.